ugiye gutangira ibintu bitari byiza. yareka kubera iki ariko wowe uvuga The Ben navuga Bruce Melody ugatinya. Ugiye gutangira ibintu bitari byiza. yareka muvuge. Mhm. Bruce Melody rero Erega Bruce Melody atandukanye n'izo nzanga zindi. Urumva? Bruce Melody atandukanye n'izo nzanga zindi mba numva ushaka kuvuga n'ibiki byose. singuhamagaye ndi kumwe na The Ben wanga kwitaba kandi aragiye kuguha amafaranga. Byihorere shaho byihorere. Nukuri kw'Imana turaguhamagaye. Ngewe uwo muhungu duheruka kuvugana nawe very soon. Ariko so azamubwira akama amafaranga. Namubwiye ati reka nkubwire The Ben. Kasuka aranguye. Kasuka aranguye mba nimo ndatwika ngutwikira mba nkikuvuga akantu keza ndi kumwe na Kasuku kandi live yanjye nishora kurebwa Kasuka atariho. Urumva? Ati rero ntegereza Kasuku nkagigira abantu. Ati nkatangira kukuvuga neza gutya mba ngitangira kukuvuga gutya agahita kwita inzanga. Nkamubwira ati ndakwinginze fata miliyoni imwe uyimpere Kasuku. Arayifite se? Arayifite. Yayikuye he? muri Uganda bamuhaye. Byihorere nsaba kuberereka ahubwo. Nsaba kuberereka. Urumva rero ahita arambwira ati nukuri kw'Imana ibyo bintu uvuze reka mbikora akakanya tuhita tuguhamagara. Nahise nguhamagara wabibonye ngira ngo. Nahise nguhamagara wanga gufata telefone. Nsaba kuberereka. Oya je. Ben agiye kuza muri Amerika. Nyeze njye muri Amerika nicyo kibazo riganukiri. Okay, ariko uzagenda muri Rwanda Convention. Ntago ndabona tike. Azayigura. Wajya umera nka Godfather ugasa nk'uhamagara ku murongo wa telefone ugahita uvuga ati reka bino bintu bibera imbere y'abantu mpamagare ku murongo wa telefone. Mfite telefone imwe ariko ufite indi telefone muhamagare wowe. Byihorere nta nimero y'inkigira. Muhamagara akakanya natakwitaba nta nimero y'inkigira. Reka nyiguhe. Ndumva nta nimero y'inkigira nta nimero nshaka gutunga. Rugumva abo bantu bawe rwose jyumba barije. Iyo yandirimbo yaba abana mani wayikoze kukayirangiza. Irihe? Mani yandirimbo yirangiza barimo barayishaka cyane. Wowe wa mugabo mubana? Ni wa mugabo tubana. Wowe wa mugabo mubana? Gasuku Media. Salama. Bikwaye. Fresh. Umusaza tugende gufungura nkapfire ha. Yaniletea chakula mimi sitakwenda pale. None se ukumbuke. Uwo murudi ntuzamutera indadu. Yacahe. Mani kandi abantu batagiye kuvuga ku mani ko ngo turenda na je nawe. Wose ntagira ha mucoma. Ntabwo abantu bakibavuga ngo noneho Fizo ko agiye kuza nawe tuzomwenda. Nutubonana na Big Farious uzahita uvuga ko na Big Fizo. Ariko Big Fizo ni inzererezi buriya muzacunga neza ubuntu bw'ubusharisheri. Big Fizo ariba. Abarundi ndabinyize aya magambo muyakate mugende mu ya posting kuri Facebook Kasuku uko yavuze. Amuteranye n'abavandimwe. Big Fizo ahantu yari ari ukuntu byagenze udusharije rero dupakiye utuntu tw'udutelefone n'uduki ahita yimanukira Bujumbura. Icyo nemeye uze kufungura intambara. Kuri nde? Buguriye intambara n'uburundi bwose kandi rero kamubwire wari waramenye Fizo buretse gato. Fizo se ni Satubi.
Fizo rega mu Burundi ntagakunzwe. Ninde ukunzwe? Chris Brown w'u Burundi. Chris Brown w'u Burundi ni cyagikuri cyanjye bita uraririmbye ntuza Tampolice. Ngo Chris Brown w'u Burundi ninde? Uramwana waririmbye Tampolice. Bamwita nde ni uwuhe? Witendera. Umwana waririmbye Tampolice bamwitende. Nawe nzi nawe tuzi uwo Chris Brown nawe tuzi. Dramatic bamwita umva bamwita Dramatic. Ayibonye muri comment. Uriya ni Chris Brown w'u Burundi bro. Tubabarire. Uriya ni Chris Brown w'u Burundi. Icyo ukoze noneho dore ngo urataka jihadi ngo wigize umuntu ngo wataka abantu ngo jihadi wamushoboye. Intambara ya Mugani igiye kukubera kabuye mu inkweto my friend. Oya shabyihorera ibya nanjye navuze ku kigoryi cya Satibi cya kigoryi cya Satibi nakivuzeho naravuze ko ari icyo. Oya kuri Satibi wararengereye Dumba, kuri Satibi wararengereye kabisa. Navuze ikirofa cya Satibi ewana abana bankoreye indirimbo yose. Oya kuri Satibi wararengereye pe. Satibi ni igikoko birenze ibikenewe. Icyo wenda Satibi ushobora ko wenda wamuziriza ubukene bwe nabyumva ni umukene pe. Satibi ntabwo ari umukene gusa. Oya nukuba ni umukene ko Satibi ararenze bro. Batinya ko Satibi dore ubukene bwa Satibi ko bumeze. Satibi buri wo muntu wa mbere ufite umugore mwiza hariya muri showbiz y'u Burundi. Inde Satibi? Witwa umugore we munyibutse izina ry'umugore wa Satibi ariko bahuma batandukana basubirana kubera buri uko Satibi abonye amafaranga agahita noneho umukobwa agahita bimenya agahita agaruka bakabanza bakayarya yashize agasubirayo. Nuko bameze gutya n'umugore we kubera ubukene bwa Satibi ariko Satibi ariko umukene na gusa uretse nkwereka ukuntu abantu bamwe baba banagendera mu kigare bamwita Bernice. Bernice abantu bamwe bagendera mu kigare ahangaha ndagira ngo ngewe mbone abafana ahangaha bande ba Satibi abafana ba Satibi mukande uturiro abafana ba Big Fizzo muvuge ngo Big Fizzo abafana ba Big Fizzo ufite abafana ba Big Fizzo w'igisambo banongereho w'igisambo nta kibazo ni aba Big Fizzo w'igisambo nta kibazo. Big Fizzo yiba ba Big Fizzo w'igisambo ndashaka mwese muvuga ati Big Fizzo Mugani. Big Fizzo yiba amasharijeri. Big Farious hejuru. Big Fizzo yiba amasharijeri bro. Big Fizzo nguwo. Big Fizzo hejuru. Big Fizzo unawe vuga cyasa vuga ari amabyi yawe. Oya kuri Satibi abakunda Satibi borete baza burumva. Oya mwebwe umufana wa Big Fizzo n'umufana wa Big Fizzo n'uwa Satibi uwo wandika Satibi n'undi wandika vuga turicyagurira ninde ufite abafana. Yes abafana ba Satibi ndabasabye wowe niba ukunda Satibi vuga Satibi nge n'ukunda Big Fizzo vuga Big Fizzo we just kwiza. Ariko ikibazo urimo uravuga ngo Big Fizzo gusa vuga Big Farious w'igisambo we andika hasi ngo Big Fizzo w'igisambo nushaka kuvuga ngo genda umufana wa Big Fizzo w'igisambo. Ukiba amasharijeri ibyo ushaka ubivuge ariko wandike kuri umufana wa Big Fizzo. Yewe rwose Fizzo nguwo abahungu banjye Burundi kwa Satibi urumva direct baba bazi icyo gukora ibyo nkubwira uziko Satibi ari we yibye telefoni ya Ben. Uzabaze genda icyo gihe bari basubiranye na Nuza bari basubiranye na Bernice. Satibi wamushinja ibindi ariko voice nziza umwana arayifite. Ariko Satibi afite isuri iri mu mwera shaho. Oya byihoreje byese uburwayi bwo muvana we gisamba ahubwo reka nkubwire umwana w'i Burundi umuhungu witwa Double J once again. Double J ni mayibobo ni ingegera urumva
ni ingegera byihorije. Ari nk'abantu ngiye ushobora kuvuga nkavuga ati Dumba warasaze, hari nk'aba Double J, nk'abantu bitwa ngo ba Kiriku, Momo nari ingegera, babara Momo nari ingegera. Ariko rero kari agapeti kadiribye tamporize ka Dramati, ni agapeti gafite indero, ni agapeti kazi ibyo gakora, ni agapeti mbese ubona gafite akazoza. Ba Dramati Dramati mbaza ngo Dramati ni iki umukundira ino minsi cyo mukundira hari ukuntu kaje kavuga cyane kavuga ubugambo bwinshi tuhita tugaca twabwira tugo bugambo bari kukubwira ngo Double J ni umusinzi. Double J ni ikindi spine kiri aho ngaho cy'igisinzi bro. Barakubwira ngo Dramati niwe wa mbere bro. Oya Double J erega Double J JJ Double J guys andika Double J cyangwa Dramati kuri Dramati ho ni ibindi Dramati nsigaye mwemera muri no minsi ariko ntabwo ashobora gufata umwanya wa Double J. Genda gake nza kujyana ni Champs-Élysées ariko agaswera ratagasigaye ofete icyo arusha Double J Dramati ni consistency ahora sora ibintu ni ikibobo nyine. Oya ndavuga Dramati wabonye Samusure se ibiceri byaje kuboneka. Samusure aracyari aho ngaho ubuzima bwaranze ibiceri n'ibiceri byaraje kuboneka nyine byaranze Samusure byaranze. Oya Samusure ntabwo uzi ukuntu byagenze. Samusure niwe muntu w'umugabo nemeye kabisa, yabonye ibibazo bibaye byinshi aravuga ati njye mbese mfatiye ubusamo aho ujya ngo njye mbyuka mu gitondo abantu banyishyuza amadeni nkaza kugeraho nyine ntagaciro reka nikomereze. Amaze kugeraho yagiye ati ariko abanyarwanda kazi naragiye gusa nasize amadeni mumbabarire mumfashe gahunda tuyirangize. Ntabwo namenye rero ngo byarakemutse cyangwa ntibirakemuka ko abanyarwanda baranamufashije bikomeye cyane. Samusure ni ikirara kubyo zongo yari Badrama arimo aranyandikira sinze ngira ngo yamenye ko wamuvuzeho uno munsi. Aya ntabwo nigeze mvuga kuri Badrama utazanteranya nabo bavandimwe. Arashaka kuza kuri live se ingira ngo arashaka kuza live sinzi ukuntu namurabura. Abantu bari hafi ya Badrama mubwira ze live hano nawe tari ibintu byinshi tuba dushaka kumuvugaho ariko twabivuga hari. Wabyumvise ko Samusure avuze ko ibintu byose byakemutse nta muntu agifitiye ideni. Watafashe Samusure ko utafashe umwanya kujya kuza gushimira abantu bagufashije. Ndumva ngo se gushimira n'itegeko ra basi nagumeyo. Gushimira ntago ari itegeko Basi gumayo umva Samusure niba ibibazo wari ukiyemo byose gushimira ntacyo byagufasha ugumeyo wicecekere ugumeyo. Ariko ndimo ndamusengera Samusure yongera agira yandi madeni. Mana Samusure nadashimira abantu bamufashije mu madeni mana ndagusaba Samusure imuha yandi madeni. Ni scam banankwepye nakomanze barankwepa. Eminyawe yakwatatse Kasuku wabonye ko Eminyawe yakwatatse. Uswaridi narabikoze pe ngo namuswa umenya kwa Uswaridi narabikoze pe. Urumva Kasuku yaraguteranya. Nari musengeye nabo umuhungu wawe mana amadeni yamukureho Samusure. Sawa Dumba umuntu ari mumagariyemo niyo mpamvu ngo Jay uzatuva udusigiye umuhungu utazatuva mu dusigiye umva shabatangiye kuntega iminsi yo gupfa se akaba uzapfa gupfa byo ni ibintu twese tugendana ariko bari kujya babinyibutsa. Ako Dumba Ganje ndi umusiramu isa n'isaha ikintu kiri impota ku isi n'ugupfa. Ariko ikiza nuko ngiye nta n'ikintu nzapfa nsize.
ngo nta butaka nta nta mwana arabakobwa bajya Kasuku wamenye ko wa muhungu wawe namuzanye hano Kasuku ntago yapfa wabyumvise ko umusaza ariko please there's a second Dumba ariko rero ntago ujya umubwira ntabwo mba babonye ibikorwa rega kandi mbikora buri munsi nabo barabibona babaze ko ndabataginga bitwohereze link tubirebe babaze ko ndabataginga wabataginze babaze barabibona bro ahubwo nabo ntago bafite akaboko karambuka bro ntago bafite akaboko karambuka bafite niba umuntu urkumva niba umuntu ashobora kwihanyagura agakora nka kuriya ntunavuga ati ariko rero dore ka incentive motivation nakagaka cyangwa niyo mubanira sha oya je ingewe banteze umutego barambwira ngo ningewe ukwishura noneho barambwira ngo ariko nawe kugira ngo dusabe amafaranga ugomba kuduha ibyo mwakoze ayo mafaranga numvise ko ari amafaranga ariko Dumba azangora kubona ariko Dumba hari ikintu wowe utazi nuko wenda utigeze wiga icyo bita economy so twebwe muri economy rirare hari aho tugera bakatubwira tuti hari aho noneho wenda ubushuti bukora ndabyumva ariko hagatangwa icyo bita incentive motivation bayita incentive motivation ntabwo tuyanze guys mugende abantu bari muri Canada mujye kuri iyo adresse muraza kuza kuhasanga icyo kunywa kimeze neza icyo kurya ndetse uraza kuza kuhasanga abanyafrika bagenzi bawe bavuga ururimi wumva mu mwiganirira gake gake abakobwa basa n'inyambo n'abasore b'ibishongori n'ubukaka ubu noneho hasigaye hakorayo sire queen wanje